Turongeye turabasuhuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi banzuri Business Group Limited. Twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hirya no hino ku isi, kandi tubifurize gukomeza guhirwa mu byo mukora byose. Iyi ngiyi rero ni Nzuri Business Group Limited, company ya mbere mu kuranga imitungo itimukanwa rwose hano mu Rwanda. Tukaba rero tugenda tubereka imari ziba ziri ku isoko zigurishwa, yaba amazu, ibibanza, amasambu, imitungo mbese itimukanwa muri rusange, tubicishije kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Reka rero tukwibutse gukomeza gukanda subscribe, utarabikora kanda subscribe, ndetse ugenda hari akazogera ukore kukazogera kugira ngo ujye ubona notification zose tugenda dushyiraho, ugenda ureba imari rwose umunsi ku wundi. Nkuko rero mwakomeje kubireba mu mashusho, tugiye kubereka ahantu hanini cyane mu mujyi wa Kigali rwagati. None tuvuga mu mujyi wa Kigali rwagati umenye ngo ni rwagati, ni hagati mu mujyi wa Kigali. Na ahantu hanini cyane, ni hano mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Muhima, ahazwi nko mu Kiyovu. Abantu bose barahazi, ngira ngo muragenda muhareba, murimo murahabona. Akaba ari ikibanza kinini cyane kirengeje 1/4 cya hectare, hafi igice cya hectare. Nuvuga ngo na ahantu hafite metero kare 3,500 metero kare 3,500. Murumva ukuntu hangana, ni ahantu hanini cyane. Kandi noneho akarusho kaho hakaba harimo amazu menshi. Hakaba hakora ku mihanda ibiri, no kuvuga ngo hari hejuru y'umuhanda, hagakora no ku muhanda wo haruguru, hakaba munsi y'umuhanda no hejuru y'umuhanda. Nuvuga hakora ku mihanda ibiri. Hanyuma hakaba harimo amazu menshi yiganjemo irimo amacumbi cyangwa se guest house, irimo ahari bar cyangwa se akabari. Hakaba noneho n'ahandi hatuye abaturage, hakaba hacumbikiwe abakozi. Ni ahantu hanini kabisa, hanini. Kandi ugereranyije n'ukuntu hangana na metero kare y'aha ngaha mu Kiyovu ukuntu igura, ni ahantu hadahenze, kandi harimo n'amazu agikomeye, amazu ushaka kuvugurura akaba yinjiza amafaranga mu gihe utari wisuganya wenda ngo ube wahubaka. Ahantu rero turahagurisha kandi tukagurisha amafaranga atari menshi. Ni mu Kiyovu, mu byumve neza. Hafite ubuso bwa metero kare 3,500 mu Kiyovu, ku mihanda ibiri yose. Hakora ku mihanda ibiri, hakaba harimo amazu menshi cyane agiye atandukanye. Narahatembereye ndaruha, twaratembereye turaruha. Urabona hari akabari gafite amabingaro, gafite amashambre. Ni ahantu heza cyane ku buryo uhaguze ukahubaka hoteli, hajya hoteli nziza cyane kabisa, kandi iri ahantu heza. Ushobora no kuhagura nyine ukahakora n'ibindi bikorwa, ukahubaka amapartema. Ni byinshi, ukashyira amaduka se, ni byinshi cyane, kuko ni ahantu heza cyane, nta kintu kitahajya. Yes, reka rero tukwibutsa yuko nawe ushaka kugurisha, nawe ufite umutungo ushaka kugurisha, reka tukwibutsa yuko ushobora kutwegera tukakugurishiriza, kandi mu gihe gito gishoboka. Wirindira yuko bagutereza cyamunara niba ufite ibibazo bya banke, niba hari imanza watsinzwe, wirindira yuko cyamunara ziza zitaguhombya, ahubwo ngwino tukugurishirize nawe usagura amafaranga, kandi mu gihe gito cyane gishoboka rwose. Si ibyo gusa rero, nawe ushaka kugura waza tukakwereka ahantu wigurira hatari mu manegeka, hatari mu bibazo ibyo ari byo byose, ubundi ukunguka. Ni nako kandi tububakira. Komeza rero kandi subscribe. Tubibutsa yuko ahantu hashaka amafaranga make cyane. Nangahe rero harashaka 1,500,000 ariko ziri negotiable, cyangwa se 1,400,000 ariko tukagabanya. Wahakunze rero wahamagara kuri 0788484897. Byose biriho kuri screen zanyu, muri kugenda mubonaho contact. Ni karibu cyane, turabakunda.